Nitwa Kama Kawaida, aha duherereye urahabona ni mu ishyamba ry'inzitane mu karere ka Ngororero, aho ikiro cy'inyoni kirimo kiragura amafaranga ibihumbi 10. Icyo kiro cy'inyoni ngo cyifashishwa mu gutega imbeba zo mu nzu cyangwa imbeba zirya ibishyimbo, aho zimereye abaturage nabi. None turagira ngo tubabwire ko izo nyoni ziri mu karengane, ko buri muntu wese agomba kuzitaho akabungabunga ibidukikije. Uwo nguwo muri kugezwaho ayo makuru ni Kama Kawaida, umunyamakuru wigenga, ari we urimo uvugira inyoni muri ako karere. Izo nyoni nazo ziri mu karengane, buri muntu wese gukurikirana ibigendanye n'inyoni bagomba kwita ku nyoni, bakita ku bishanga, aho ibishanga byinshi bigenda bisukwamo imyanda, ugasangamo n'amacupa menshi, aho bagenda bafata itaka rivuye ku misozi bakarimena mu bishanga, ibinyabuzima byaho bikaba bitangiye kugenda bicendehera. Niyo mpamvu ubu butumwa mbugejeje ku babishinzwe, kugira ngo buri muntu wese agenzure haba ku bishanga ndetse n'ibidukikije, kugira ngo mubigenze neza, kugira ngo mubungabunge ibidukikije, dore ko nabyo byaremwe n'Imana kugira ngo bizatugirire umumaro, kuko nta kubaho utumva inyoni ziririmba. Icyo niwe Kama Kawaida wabagezagaho ubu butumwa, kugira ngo mukomeze mutekereze ku bibakikije, mureba amashyamba ndetse n'ibibaya, imisozi myiza igezweho. Ubwo muzajya mubona ingagi ziri mu birunga zinjiza amadovize, namwe mujye mubiha agaciro, mumenye ko mu gihe kizaza inyoni zizaba zarabaye nyinshi, nazo zikabaha amafaranga. Ese inyoni ziramutse zicitse, za nzige ntabwo zaba nyinshi mu gihugu, zikabonera zikabateza inzara? Ni Kama Kawaida ubagezaho ayo makuru. Ni mugire bwangu rero, kugira ngo mukomeze muzibungabunge nk'uko mubungabunga imisambi n'ibindi binyabuzima byose. Dore inuma zaracitse, nazo ntiziri henshi hakeya, ntabwo zigipfa kuboneka. Abo bazitega ngo bashaka kuzotsa nabo mubakumire. Uwo ni Kama Kawaida, umunyamakuru wigenga ubagezaho aya makuru. Ubwo bwari ubutumwa bugenewe abashinzwe ibinyabuzima bose. Ubwo rero nimba mutekereza ko izo nyoni zidafite agaciro, tuzajya tuzibona zirimo zibyuka ziririmba, ariyo mpamvu njyewe nzivugira, nkanjye nkaba ndi imwe muri izo nyoni, nkaba nitwa Gasuku Kama Kawaida, umukomediye urimo urabica bigacika muri aka karere ka Ngororero. Niwe ukomeje kubagezaho ubwo butumwa. Buri muntu wese urumva ubwo butumwa abwiteho kandi abukunde. Nta mpamvu yo guhonyora ikinyabuzima cyose. Niyo mpamvu mbabwira ngo niyo wabona urushishi ntugomba kurukandagira, kabone naho waba warubonye, ahubwo warugendera kure kugira ngo narwo rubone uburenganzira bwabwo. Namwe mutega imbeba zo mu nzu mukazica kandi mukazangiza, mumenye ko mu Bushinwa ariko kanyama kagezweho muri iyi minsi. Namwe mukunda utubenzi, mukore mudikoresha kugira ngo mworore nyinshi, kuko uko muzijya zirimo ziragenda zicika. Dore muri uyu mwaka ubwo Noheli igiye kwegereza, muzajya utubenzi twinshi cyane, kandi ntabwo mwakoze cyane kugira ngo mworore ingurube nyinshi. Abajyi b'ingurube rero ubu ngubu barakoteje, bagiye kuzazibaga. Ariko se ikijyanye n'ibyo yuko muzijya cyane kandi mutazi kuzorora, ugasanga umuntu arimo ararya ibiro 15 mu kwezi, kandi ntazi no kwahirira icyarire kimwe cyangwa ngo yorore imwe. Niyo mpamvu rero
hamwe nanjye umunyamakuru wanyu urimo ubagezaho ubu butumwa bw'ibinyabuzima buri muntu wese agomba gukora atikoresheje. Niyo mpamvu ubu butumwa mbubahaye mbabwira nti nimba mutema igiti kimwe mutere bitatu, n'andi nimba muriye ingurube imwe mworore 10 kugira ngo zitazacika. Ni Kamakama Wayita, umunyamakuru wigenga ari we akorera ahangaha mu karere ka Ngororero, niwe ubagezaho aya makuru. Mugire amahoro y'Imana.